nagira umugisha nzamubazanira. Nkunda iyo mvuga ubutumwa turi kumwe. Nkunda iyo tuvugira Imana turi hamwe. Mana ishimwe. Haleluya. Data atangira kuducunda. Ariko burya nta cyiza nko gucundwa n'Imana. Ngerera gutyo yintera icyubahiro. Imana iyo yagucunze iragucundika gucunda yarangiza ikagusobanura. Yarangiza ikagusobanura ikagukuramo ikimuri. Icyo bita amavuta rata. Haleluya. Icyo bita iki? Amavuta. Itangira kuducunda. Abantu babona ko ari ukutwanga. Abantu babona ko yadutaye. Itangira kuducunda. Dutangira dupfusha. Byari ibintu bibabaje. Twarapfushije. Twaryamye muri yanzu turaza amaguru hanze. Twagiye turyamira inyarivu mu bishwambagara. Ariko gira gushya ku mwami ari umwami. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo data arica kandi agakiza. Agakenesha kandi akagira ate. Haleluya. Yarakoze yo kabyara. Noneho abantu bakabona ko byarangiye. Tutanafite Imana. Byagize gute? Amafamiye abona ko byarangiye. Famiye y'umugabo ibona ko byarangiye. Famiye y'umugore ibona ko byarangiye. Ariko data akabona bizatangira. Haleluya. Akabona bizagira bite? Bizatangira. Ndagira ngo mbwira ngo humura. Haleluya. Itangira ryawe ryaba ribi. Ariko iheruka yaragutyo ihereza icyubahiro. Itangira ryatubanye ribi. Natwe tugira uko twiyanga. Natwe tugira uko twizinukwa. Natwe tugeza aho twumva tutari abantu. Umutwara wanjye reka nkubwire. Twabaye abapagasi. Mvuga ngo bapagasi. Abaki? Abapagasi ku buryo twapasagara tugapagaza n'udushwangara. Twatundi wajya kudusaba umuntu akatuguha yanga. Kuko nizo zari za matora zacu. Akitwikira ijoro akajya mu gishanga agaca agakangaga. Agaki? Ayiwe. Ariko Yesu agira neza. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu agira neza bugacya. Ejo bugacya n'ejo bundi bukongera bugacya. Ariko araduponda. Ndagira ngo nkubwire ngo humura. Ari Imana iguponda humura. Ari Imana igucunda humura. Kibe no gupongwa na Satani cyangwa ugacungwa na Satani. We ntazapfa gusobanura ahubwo azakwisasira. Ariko Uwiteka aragusobanura. Urukundo rwo nicyo cyamuzanye rero. Urwo rugendo turarugenda. Gushyingura abana babiri mu isanduku imwe abantu babireba. Hano hari umukecuru wanjye barabyumva cyane. Twari duturanye nguyu. N'ubu turacyaturanye. Mfite amahirwe. Mfite iki? Twarapagashije. Harara napfushije nkavuga nti buracya byari ngo njye mu musiri. Ngo njye hehe? Mu musiri. Hajya mu musiri. Naraye nagize ne? Naraye nabyaye. Naraye napfushije. Ariko Imana irashoboye. Nimumumere icyubahiro. Yesu arashoboye. Ibyapfuye niwe ubizura. Ibinuka niwe utuma bihumura. Haleluya. Uyu mwami wanjye arashoboye. Haleluya. Arashoboye kuko cyagiye abantu bari baraduhaye akatowe Yesu we. Abantu bumvaga tutariho we Yesu we. Kaka wanjye ngo nguyu kaka wanjye. Nguyu kaka wanjye. Bagenda badusunikisha urutoki rumwe. Baturiya zapfa zakira ntabwo tubizi. Yasize abana babiri mu isanduku imwe baduha kato. Baravuga bati bariya mubareke. Bareke bapfuye.
ariko turiho. Haleluya. Yesu rero namubabwira bukira bugacya, urugendo rwo ndurangije, vuga ngo ndurangije. Wica amashuri kabiri, iga we, iga wikura abarimu imbere yawe. Inzara n'umwarimu, gupfusha n'umwarimu, abakuroga n'abarimu, abakuvuga n'abarimu. Ariko uyu munsi ufite ikibazo, urumva ngo batakuvuga, warataka kuvuga ubundi. Nibatakuvuga uzivuga, nibatagucunda se ninde uzagucunda? Kera twashiraga amata mu gisabo tukayacunda, tukajya dupfundura tukaraba ko yasobanutse ngo tuyasobanure, ugasanga ntibirakunda uko agumye ugacunda. Umva reka bacunde we, reka bagire bati Mana ishimwe. Nuko baracunda. Data nawe ati nzaza mbisobanure. Data yarabisobanuye mu mbere icyubahiro, yarabisobanuye ku nshuro ntazi ku mubasha bwe ntabonaga, araza arabisobanura bigeza neza. Yabisobanuye muri 91. Ongera umumbere icyubahiro. Niho yadukuye mu kabari, ubwo narapfushaga n'amarira n'agahinda n'umubabaro, nkajya kunywa agacupa. Nava ko najya n'agaho bakanywa, bakubitamo bati mukamasera, nanjye nkacabarika, we ngo ndebe ko naseka, nanjye nkacabarika ngo ndebe ko nakwishima. Bati sinyora, sinyora, nanjye nkajyamo nka sinyora. Sinyora, sinagupenda sinyora, sinyora. Nambaye ubusa, kwecacake. Nambaye iki? Naraye iki? Nayiraniwe iki? Ariko bakubita bati sinyora, ntibona nabona ko sinyora, ari nagupenda sinyora. Napaka kumva nka bafure mvugira, nkaba nagurutse. Ariko Yesu akavuga ati buretse. Yesu akavuga ati buretse. Impamvu bakuraga ntupfa ni Yesu uvuga ngo buretse. Yesu wa haleluya. Ninde uzamukura kuri umusozi uretse Yesu? Na famiye ntizaterana ngo zihagukura uretse Yesu. Amafaranga ntiyahagukura uretse Yesu. Uretse ko twe nta nayo twazifite. Umugabo yari yambaye ipantaro hano y'icyatsi kibisi, ahangaha yari akubise ikibara cy'ubururu, ahangaha agenda n'umukara. Ariko Yesu wa haleluya, agira neza, ahemba neza, ntiyambura. Ariko kuba mukore iby'ukuri, haleluya. Iwe ni umudeherano bazakudehera. Ni muba mukoreye byiki? Twambaye ubusa tugafataho gutya ntitwamutuka, tutubwo warabyemeye. Umugabo akagenda ati Yesu. Yagira ngo se yari umugabo. Bahuriraga mu nzira abaturage kwenga ibitoki ati ndahari. Bahurira mu nzira ati zatura izoga Rwamagana ati ndahari. Bahurira mu nzira, yari mu nzira. Ariko ubu baraza ku bipangu bakagera bake. Baragira bake bati kwa mugwizi bigafaho. Yewe we na Rufasi nawe witonde. Naza kubihindura witonde. Bagira batya umwana akavuga turinde. Ane nkavuga ni mubaza ngo ninde. Haleluya. Twarazaga amaguru hanze batubarira iminsi yuko imbwa zizayakurura. Ugira neza bugacya bukira, ugira neza Mana. Ugira neza bugacya bukira, ugira neza Mana.
vuga ngo aradukurikirana, aradukurikirana, imiryango ibireba aradukurikirana, baturanye babirora aradukurikirana. Ayiwe Yesu we, haleluya. Araza aratubohora, adukura mu marira, adukura mu gahinda, adukura mu kwambara ubusa, adukura mu gusonza, akubwira ibintu byinshi. Ariko gikurikirana arahari, ufite gikurikirana arahari. Nuko aradukurikirana. Kuri uyu munsi mpagaze nigiriranye, mfasha dupapira Imana, fasha tuvuga turi umwami, fasha tuvuga turashoboye Uwiteka. Ababyeyi bagiye barabibonye, nshima Imana. Imiryango myinshi yagiye yarabibonye, nshima Imana. Wa wundi wari umupagasi, nyura hano, ibyo twahingiye ntitubirye ni byinshi. Yesu yarahabaye. Ariko ndi kugutangariza ko nawe ahari. Nawe ndi kuguhitangaza ko agize ate? Ahari, arafatika, si pirate. Ntimukamuvuge mu mwuka utari wo, ahubwo mujye mumwumva no mu mbaraga, mumumenye no mu bushobozi. Arafatika, si pirate. Iyo muri mu rusengero bamuvuga ngo arafatika, si pirate, ntakabura icyubahiro, twarateranye, wamara kugera hanze tuwa uri navugaga ninde ko mbona ubushobozi bwe ntabwo arabufite. Agize ati data afite iki? Ubushobozi. Arangije aravuga ati mwana wanjye, haleluya, nubwo wapfuye ndakuzura, kandi ndakuzura ku musozi wawe w'ikami. Ubu niho duhagaze. Yubatse ibipangu mva sinabiratira, nta ruhare tubigize. Amashuri ntayo ni mu nka nyine, amashuri ntayo ni mu nka. Ariko Yesu arigisha. Yesu agira ati arigisha. Yarakoze ko yanyigishije. We ntahera mu wa mbere, ntajya ahera mu wa kabiri, arigisha gusa. Ku munsi we, ku isaha ye, ku gihe cye. Yaranyigishije rero, arangije mu bitapuro munsi y'uko ubuki umuhanzi. Arakugira gutyo ko yatugize abahanzi. Yesu yarakuze. Aho bitapuro munsi aravuga ati igihe wabereye nyiragahinda, igihe wabereye nyiramibabaro, igihe wagenze bashima n'inzara, igihe wagenze bavuga menshi, igihe wambariye ubusa kirahagije, nanjye ndaje nkwiture. Data azatwitura bari hano. Petero warabimubaza ati niki uzadukorera? Ararahira ati Petero, abo nzagukubira inshuro iki? 100. Nikigeretse kuri ibyo nzaguhe niki? N'ubugingo. Yaradukubiye yo kabyara. Rero wubatse ku buntu bwe, urupangu n'ibipangu. Yampaye imfunguzo mbona sinarangiza gufungura aho mpa, ngira ngo ni inzozi. Ariko ibyo Yesu ntabwo ari inzozi. Ntubibona ko biri ku nzozi, ahubwo biri ku murongo. Ntabwo ndimo kurata ibipangu, ahubwo ndarata umwubatsi ibipangu. Kandi sindimo kuvuga ibipangu, ahubwo ndarata umuntu wafanye abantu kure, yarangiza akanabubakira. Gusa ntakwiye icyubahiro. Yarakoze rero, ankubita promosiyo, nitwaga Nyiragahinda ubundi, cyangwa se Nyiragitariro. Umutware wanjye ari Rubunda ku mazi, ari abantu Rubunda ku mazi, ari abantu twashavuye, nitwaga za Nyirakabetezi kubera inzara n'umubabaro, bajera mu tubetezi nkatwumya. Ariko Yesu wahabaruye. Ndagira ngo nkubwire ngo kuri Yesu hari isoko. Kuri Yesu hari iki? Isoko. Imara inyota, haleluya. Nuwumva wagize inyota ujye umenya ko wavuye kuri Yesu. Nyiragitariro Rubunda ku mazi we. Mubyejo arimo kumva, bamwe mbivuga mbabyibuha cyane. Aramba muri ati ceceka, ibintu byababayeho ndabizi. Yesu agira neza. Agira neza. Nabaragashikamira inyari vuba zigongera, mwumva ziri guturya ku mitwe.
narivuze uraruzi zero mu rwangara Yesu agira neza yaratoze yagize ati umubita kuririmba nabyo byari intambara umuntu nkanjye ngo ahagarare imbere y'abantu aririmbe Yesu aturaririmba abantu bati nturirimba atararirimba abantu bati nturirimba atararirimba haleluya ninyo mukwe kwa mukamasera namba yani Yesu ni namba 1 ni nomero ya mbere Yesu ni namba 1 ni nomero ya mbere Yesu ni namba 1 ni nomero ya mbere Yesu ni namba 1 ni nomero aiwe Yesu ni namba 1 ni nomero ya mbere Yesu ni namba 1 ni nomero ya mbere haleluya nomero ya mbere araza arategeka ati wowe tambuka uririmbe nuko ntangera kumuririmbira umutwara